turakwanze mu izina rya Yesu, turagutwitse mu izina rya Yesu. Urandeba iki? Urandeba iki? Kuba ibintu byose byancanze. Rirashyano ry'umugore ngo ni Miki. Ibi byose yamvuye. Uri kunyumva? Sinzi ikintu n'iki na kimwe kigeze kimubwira yuko ngewe ibintu by'Imana ntajya nkorana nabyo. Ni wa mugore mufatanyije umugabo se? Yes. Aranese ibintu byose yabivuma. Ikindi cya kabiri kugeza izi saa sindamenya cyangwa ngo nsobanukirwe ikintu kiri gutuma nza hino nari kumukoraho ngo yibagirwe. Ni sinzi ikintu afite, sinzi ikintu yambaye, sinzi ikintu kiriho byancanze. Niyo mpamvu mpangayitse ari amaraso nataboneka. Ibibazo byose biramvukira. Buri munsi mpora mbikubwira ibi bintu. Ntugire ikibazo rero, reka kakubwire, sibyo? Ikintu cyose iyo ari ikibazo ngiye nizera ko kiba gifite n'igisubizo, sibyo? Mbere na mbere impamvu ngiye mbona urimo uranavunika gutya, burankugirira n'impuhwe. Kuvunika gutya nkugirira impuhwe kuko ubundi ntago wakubye kuvunika n'imbaraga ufite. Ariko ibi ngibi bigiye gukemuka. Ngiye nimdamuka maze kubona imbaraga. Namaze kubona imbaraga, we ntabwo uzongera kujya uhangayika. Ntabwo naguha imbaraga ntarabanza kubona ayo maraso. Ndagusezeranyije, banza umuhereza ayo maraso ubundi urebe ko imbaraga usashaka ntaziguha. Kubera ko izo mbaraga zakugeraho gutese. Nanjye ubwanjye ubona ko mu rugo kirimo ibibazo. Mafite imihango yanjye nkora kandi nkayikoreramo hariya mu nzu. Rirashyano ry'umugore rero ryaranje kumvumba. Izo mbaraga nazibona gute ntarabanza kunywa amaraso? Kuko byanze bikunze hariya mu rugo niho ngira imihango yanjye nkora, nkagira ibyo mbasha gukora kugira ngo nanjye ngire icyo nguha. None si iyo mihango nta kuntu twazajya tuyikorana, sibyo? Kugira ngo nibura utangire nanjye unyerekane nyine mu bakuru. Icyo nyine yakakanye. Nge ntabwo mbeshya, sinanirarira. Sinje no kugira ngo nge nawe nzi ngo ugire icyuma nge nirengagize ndindi isezerano ryawe, kuko mu byo natojwe nabyo birimo. Niba nkubwiye ngo mbere ya byose nkeneye amaraso, nimara kubona amaraso nzaguha imbaraga. Ntabwo ndi kukubeshya. Ko nanone wenda ntugire ngo wenda ni ukukubahuka cyangwa kugutera amagambo cyane, ako ibintu byose maze kugukorera byonyine iyo ugize ikibazo ninjye uza kureba. Nturakombye kuba warampaye kutubaraga dukeya nkaba wenda nanaguruka njye ntakoze ibirenge hasi. Nibura muri karitsiye bagatabona ko ari turi kumwe aka kanya naziguha, sibyo? Ariko bigira imigenzo bigenderwamo, kandi iyo urayikora se mfite izihe mbaraga? Kandi ureba aho nakabaye ndi kubikorera ari hariya kandi harimo ikibazo. Ndakubwira ngo nza yino sinzi ikintu afite gituma ntabasha kumwibagiza, gituma ntabasha gukora ibintu byanjye. Uriya mugore nawe sinzi ibindi bintu yambariyemo, sinzi ni muntu ki. Ibintu byose yabimenya yuko nkoresha ninyi ibintu by'Imana binca intege. None wowe ukambwira ngo mbiguhe nona, nuse ndabiguhera hano mu muhanda. Byanze bikunze buri abantu biwawe barasenga, kuko nta zindi mbaraga zindi zaba zirenze zirushize izi mbaraga uba ufite. Ndabizi yuko aho iwacu bagira imbaraga nyinshi, ariko nanjye niba ndaba ndi umwana wabo nawe umunyeshuri, hari aho bigira bakakubwira ngo irwarize. Iyo ibintu bikuzambanye ugira uko bitwara. Ntabwo najya imbere y'abakuru ngo mbabwire ngo mumpe imbaraga kakanya, nibyo bambwira ntabasha kubikora. Abantu bo kuri iyi si bariyenza, baracukumbura, bagira amatsiko, mbega sinzi ikintu baba bishingikirijeho. Babangamira umuntu atababangamiye. Misiyo yanjye nako nshaka gukora nta nubwo bayizi, ariko sinzi impamvu bambangamira. Nta muntu mba nabangamiye, ntawe nica, ntawe nkubita, ntawe mbwira nabi, ariko sinzi impamvu bambangamira. Ntawe wica kandi hari uwo wazirikiye kuzimu. Byaterwaga n'iki? Ni imyitwarire yabo. Urumva nawe nagutwara. Nose niba mbasha gutwara abandi we kucyumva ko ntagutwara. Ariko ngira uburyo bigendamo n'umunsi n'igihe n'isaha n'itariki n'uburenganzira mba nahawe n'abakuru. Barambwiye ngo ndiyo, ariko ngo ndaziritse. Basi we nunajyayo tutarabitunganya nubona uko ujyayo basi uzanziture. Niyo nzira nyine ari amaraso, niyo nzira nanjye nabonamo nicyo kiraro cyanyambutse.
nkanakuvuganira ibyo ushaka ukabigeraho, kuko nanjye nababwira yuko yamfashije asa nkaho yatangiye misiyo, ni nka publicité waba utangiye gukora. Ukababwira ko hano ku isi nyine ku isi ufite uburyo utwemeramo, ufite uburyo ukoranamo natwe, kandi wowe utanabaza bukorera, ariko wowe ndabizi neza ko bakuzi baranzi. Ahubwo niba banzi bizata bikorohera noneho kumvuganira, wabwira uti uriya muhungu yararenganye, uriya muhungu nta mafaranga agira, uriya muhungu atereta umukobwa mu minsi ibiri akaba aramwanze, uriya muhungu bamwirukanye no mu nzu, uriya muhungu ni imfubyi, uriya muhungu aranasonza, nubwo nakagombye kuba nsonza, nagombye kuba mfite imbaraga ku buryo ntazongera no kurya. niba uri umwana mu mutwe, niba uri iki, ubundi imbaraga ushaka izihe? Ibyo gusa imbaraga nyine, imbaraga nk'ubu ngenda n'amaguru, nagombye kuba mfite benzi ku myaka yanjye nk'umusore nkanjye. none se uko ngiye sitaragoringa kuriya bakankubita bakagera kuriya, hari ubwo mbuze imbaraga? Niyo mpamvu mbabwira ko izi mbaraga muzipfusha ubusa, niyo mpamvu zinabacika. Tugira amategeko tugenderaho Dave, tugira n'icyo baba badutumye. Udatekereza ko izo mbaraga uri gushaka uzaza ukazikoresha uko ushaka. Hari umurongo ntarengwa, hari n'ibitemerewe. Amafaranga se nayo ntabwo yemerewe. Amafaranga kuri we ntabwo ari yabuze, ahubwo uri tayari kuba ibyo bazakubwira ari byo uzakora. Ese Debwe nibakubwira ngo uzajya urara muri tuwarete urya amabi, ayo mafaranga bakayaguha, wambwiye se ahubwo nkagenda nkaryama ayo mafaranga nkayabona. Ngendera kubwiye ngo ubu ugiye kugeza izi saha ndahangayitse cyane, wowe uhangayikishijwe n'amafaranga, njye mpangayikishijwe n'umuntu nkoraho nkashya ntazi icyo yambaye, ariko wowe uhangayikishijwe n'amafaranga. Nza yino ndamukoraho nkashya, imbaraga zigacika nkababuka umubiri wose. Iyo urimo gushya bihera mu ino bizamuka bikagera mu bwonko, wumva ikintu nyine kimeze nk'ururiro rukwirukankamo indani mu mubiri. Yego. Aha ngaho muri niho mpita mbonera ko mfite muri ayo magame muri murakina, mpita mbona ko mfite mu role ya danger, ndimo ndakina ubundi ningiye muhuza. Icyo nashaka kuvuga nyine, nkeneye amafaranga ubu ntihagukemurira iki kibazo ufite. Angahe? 500. Ikibazo cyanza yino nyivane mu nzira. Hari icyo kiziho se? Ngiye nyizera, sibyo? Ubu ngubu guhera ubu ngubu ujye umfata nk'umwunganizi wawe. Nge nawe turabangunganiza. Bya bindi wajya gumfata ugahita urimeneramo cyangwa se ugahita unkandurwa agashya, ubwo ntabwo bizongera ko turabunganiza. Karame. Amafaranga ndayaguha, ariko nutagikemura uravuga urwagashya mu mutima, bikamanukira mu nda, bikagera he? Mu kibuno, mu bugabo bwawe. Shwanyaguza urinde isezerano ryawe, njyewe Teta ntabwo njya nkina. Sari nishimo birandenze ubu uracyari gusa ndi kuzenguruka mu nzu nta hantu hamwe ndi gutinya. Ariwe urakoze, wabonye ngo abigukinge? nibazaga uburyo nzaba muri iyi nzu y'amagini. Ubu se namutinya utagira gutya. Wabonye imbunda? Nibazaga uburyo nzaba mu nzu irimo amagini nkabishobora, ariko ndimo ndayizenguruka mvuga nta kintu. Shabugereka nkubwize ukuri, umusheri wanje ni uw'agaciro.